Mutesa Jean Bosco rero ufite imyaka ingahe? ubu mfite imyaka 60. 60. Ufite umugore n'abana bangahe ubu? Umugore n'abana babiri. Se wowe hari abantu babuze muri jenoside? Nabaze Wabuze bishwe? papa yarapfuye, mukuru wanjye yarapfuye, bashiki banjye mbega ni benshi bapfuye. Muri jenoside wabuze bande byagenze bite? Muri jenoside rero wari ufite abana bangahe? njye nari mfite abana batatu bararokotse n'umudamu wanjye, ariko nari mfite bene mama twavukanaga turi 10 na papa na mama. Muri abo bantu nkubwiye ni njye warokotse njyewe, bose barabishe. Ubu ngubu ufite abana bangahe? Ubu mfite abana babiri. Wari utuye he? Nari ntuye hano muri izi nkengero za Nyarushishi. Nyarushishi. Tubwire inkambi ya Nyarushishi. Iyo bavuga inkambi ya Nyarushishi tubwire. Inkambi ya Nyarushishi rero reka maze mbabwire ukuntu twatera. Kimara bitangira nk'itariki bitangira twese ari abahutu ari n'abatutsi twajyaga twishamwe mu ishyamba, kuko nabo ntibari bazi ikintu kigiye kuba. Mwihisha nde? Twihishaga, bavugaga ko turi kwihisha inyenzi inkotanyi. Noneho twese tukajya mu gikundi kimwe mw'iki gishyamba muri kureba hano hakurya. Kozisha Habyarimana nyine muzihunga. Yari ataraba. Noneho icyo gihe Habyarimana apfuye nibwo baje kwisobanura, avuga ati bisha Habyarimana, kandi Habyarimana yishwe n'abatutsi. Ubwo rero ni uguhorera Habyarimana. Baba baduhindutse rero baratwirukansa. Ahenshi twahungiye ni hano hirya. Yari kumenya Nyakabuye yariye? Yari kumenya Nyakabuye. Secretary hano. Secretary Kigurwe. Ubwo rero turahunga hano twamaze iminsi 3. Muri iyo minsi 3 tukihagera, bene wacu b'Igashirabwoba baraduhamagaye ngo muze dusanga abandi hamwe. Turagenda tugeze ku ruganda hari rw'icyayi, Directeur aratugarura ngo twe kwanduza icyayi kiwe. Directeur y'uruganda rw'icyayi arabwo cyane. Baratugarura batugejeje hano hirya, ndetse umusirikare umwe yaragiye kurasa mugenzi wacu ashyira amaboko hejuru aramwihorera. Turaza tugeze hano bakajya badutera mu gitondo, bakadutera nimugoroba, bakadutera. Twagiraga agahengo ariko imvura iguye, kuko hari abasirikare babaga hano. Harimo umusirikare ngo witwaga Bikomago. Icyo gihe no baduteye arasamo mukuru wanjye witwaga Theogene Zigiri. Mutewe nande? N'abasirikare bari hano kwa Marcel. Umusare ni hehe? Inzi. Bari muri cya kigo cy'ishuri. Bari kumwe n'abarundi. Impunzi z'abarundi. Nizo abarundi zabagezemo? Zatugezemo. Ubwo rero turavuga ati uyu muntu apfuye, muze dukoreshe uko dushoboye tujye kuri katedrali, yenda padiri hari icyo yatumarira. Mwamaze nk'iki kinyariti hano? Twari tuhamaze iminsi 3. Ku munsi wa gatatu niho twagiye. Noneho tugenda nijoro, bagarutse bose bateranye ngo mugenda mwese. Twese twagendeye rimwe. Mu nzira se? Mu nzira twagiye nijoro, nta muntu twasanze mu nzira. Ahubwo baje badukurikiye, abari bafite inka nibo bafashe bagenda bazibambura, ariko abantu bo twagezeyo twese. Tugezeyo rero akaga twahuye nako, prefa kitubona bagamba iki ngo babaje. Wabonye kuri stade? Yatubonye kuri stade, kuri katedrali. Ubwo niwe yatubwiye ngo nitwe guteza umwanda hano kuri katedrali, aratuzamura tujyana muri stade. Twarahageze badusiga aho ngaho, hari umupadiri araza araduhumuriza. Ni Oscar aduha umugisha, atuzanira n'ibyo kurya. Umunsi twarariye. Hamaze iminsi nk'ingahe bakajya baza bakarobanura, bakadufata gutya bakadutonda ku musitari. Ubwo kuri katedrali mwabagahe? Mwahe mazu mwaryamaga hirya y'ingabe? Kuri katedrali ntitwaharaye. Baje kuri stade. Nimugoroba prefe yaraje aratubwira ngo twe kwanduza katedrali, batujyana kuri stade. Badutondesha umusitari. Waba wambaye akagote keza nk'uko nguko, bakagukuramo bakavuga ngo jya ku ruhande. Baburobanuramwo abagabo bakomeye, babajyana mu gatandaro kubicira. Buri mugoroba bakaza kurobanura. Bandi baza? Prefe yarazaga akazana n'abasirikare n'abajandarume. Harimo umujandarume w'inzobe witwaga. Bakarobanura nyine? Bakarobanura bakabajyana. Bakabica? Bakarobanura bameze bate? Wabonaga wifashije. Yakurebaga mu isura, yabona
usa neza bahita bakujyana, kuko twari tumaze kumera nabi, ariko babona wa wundi ugikomeye bakamujyana. Igihe kiza kugera turavuga ati turashije aha ngaha, tuza gukingura igipangu ari nijoro, turavuga ati twomuke tujye hehe? Kongo. Tugeze haruguru ya shite dusanga badutanze imbere, baratugarura bazamura barasa abantu. Icyo gihe barashe abantu barenga ku 300. Abizi kabisa. Ubwo njyewe baramfashe banjugunya mu musarani wari uhari, bankubise ikintu agira ngo napfuye, sunika gutya nikubita mu musarani. Nikubise mu musarani bagira ngo napfuye. Nyuma yaho nza guhamagara abagenzi banjye barankurura. Ako kanya bitewe nuko nivuguse mu icyo gisarani ese ndwara amacinya, banjyana kuri katedera kuri pastorale, baramvuye ndakira. Noneho bande bakujyanye Croix Rouge. Croix Rouge yanjyanye. Noneho bamaze gusa nk'ubotoye agatege, barongera bangarura muri stade. Ubwo tuza kuzamukana n'abandi. Tugeze hano twaharaye rimwe. Bene wacu bazanye urutonde ruriho abantu 12 bagomba kwicwa. Njye nayo nimero ya 9. Mwaje hano gute? Mwazanywe nande? Byagenze bite? Havuzwe ijambo kugira ngo muze hano Nyarushishi? N'ubundi prefet ubwe yaravuze ngo tuzamuke dusubire i Nyarushishi ngo niho hagari. Ngo hano tumaze kuhateza umwanda. Prefet yaraje muri stade. Badupakiza amabisi. Mama muze kwite kingana cy'ubwo muri stade. Amezi 3. Noneho tugeze hano rero baduha amashitingi tujyamo, aza kuzana ayo mezi 3 mubayeho muti muri stade. Twari tubayeho nabi. Hari igihe twaryaga, hari igihe tutaryaga. Mubihawe nande? Mutekewe nande? Bigenze byavaga kuri katedrali. Hari n'igihe babizanye babiduha nabi, barabyanga ngo n'ubundi muri kubiduha mukatwica. Bizanywe n'uwitwa Padiri Lahurendi, turabyanga bisubizayo. Abishubije kuryama aho twaryamaga nk'inka. Amazi ntayo. Kuryama ntayo. Nuko prefet muri kwanduza hano Nyarushishi ho hanini. Yabwiye ku manywa, yabwiye nijoro? Yabitubwiye ku manywa. Nijoro imodoka zatangira kwatwara. Zitangira kudutwara. Mwumvise mutese yabwiye muzi Nyarushishi? Ubwo twumvishe ngo tujye Nyarushishi, nkatwe twari tuwi iwacu. Baravuze ati byapfa kuruta wajya unasesera byibuze ukajya gushaka n'agatoki, cyangwa se ukajya gukura n'ikijumba cy'umuturage. Kure twaraje tugeze hano. Mugeze hano mwakiriwe nande? Mwakiriwe mute? Mwahasanze iki? Twageze hano abaturage bahanga mwasanze imizi biti? Abaturage twahasanze baratubonye baratwishisha, kuko urabona ibyacu bari imodoka zarazaga kabarunda he? Hano kwa Marseille. Zarunaga mu kigo? Hano ku uyu muhanda. Noneho wahagera bagahita baguha agapasi ka shitingi, bakaguha n'uduti 12 two kugondeka, bakashitingi ugaseseramo. Buri wese uko yazaga bahitaga bamuhereza. Inde yimuhaga? Ni Croix Rouge. Warangiza bakajya no kuguha ku biryo, epfo hari depo y'ibiryo, impengeri n'ibigori. Ariko baje kunyuzamo baduha no ku muceri na rantiye rero niyo yatumye, kuko twese twari twaratukuye imisatsi yarabaye irende. Rantiye niyo yatugaruye ubuzima. Noneho rero mu kujya gutaha, ako mu nkambi mwabayeho muti? Za mu Burundi mwazisanze? Twasanze zagiye, zaragiye. Noneho haza Abafaransa nabo ntibatubereye beza. Mu byo Abafaransa batatubereye beza, bo babaga hano mw'iri shyamba. Ntabwo babaga muri yanzu? Babaga hano. Nabo bari baragiye bacukura indake. Noneho kuki mutaje mujye muri ziriya nzu kandi zari zihari? Ntabwo bari kutubeshaho. Aha ngaha mu nzu hari nta kintu cyari kirimo. Banga ko mujyemo nta kintu kirimo? Nta nubwo twanahageraga, kuko twebwe uko uyu muhanda umeze, uyu nguyu kuzenguruka gutya twawurengaga. Kuko wajyaga gutaruka umuhanda uvuga ati reka ujye mu giturage, Umufaransa akakubaza ngo Tutsi Hutu, wamubwira ngo uri Umututsi, ukavuga ngo subirayo, ugasubirayo. Ukuntu rero twaje kurenga umuhanda, kuko abajya bavuga se yego nako nagiye kugira. Ukuntu twaje kurenga umuhanda, twumvishe ngo inkotanyi zaje. Turavuga ati ni amahirwe, ariko bakavuga ngo twebwe inkotanyi ntabwo twari tuzizi.
baratubwiraga inkotanyi zigira imirizo, twagiye kubona tukabona akamodoka gafite kamadowadowa gaciye muri muhanda, baravuga ngo ni inkotanyi. Twese twahuriye tutagiye kureba inkotanyi icyo ari cyo, twagiye kureba ko iyo nkotanyi koko ifite umuriro. Twarahageze dusanga ni umuntu kimwe natwe. Inkotanyi zasanzemo hano mbere y'uko dutaha zaraje mu kamodoka kamadowadowa, tuzi ngo zigira imirizo, nta imirizo twabonye. ako zabakiriye zite mwakiranye mute mbese? Umve ntago badukanze, ntago bagize gute, baraduhumurije, ushiritse ubwoba bakamuhobera, bakamuramutsa, baratubwira ati nimuhumure ntacyo mukibaye. Icyo gihe muri hano mu nkambi mwacanaga iki? Hari abantu bavuga, hari umuntu wize kuvuga ngo bajya gutashya inkwi hirya bakabica, sinzi ukuntu twajyaga tujya gutashya. Hari n'uwagiye gutashya hari hakurya ari Mutimasi, baramufashe uwitwa Musa, interahamwe yitwaga Musa, ku buryo uwo muntu baramwishe, bamaze kumwica bashaka bya bibabura yari ari gutashya, bamushyiramo baramutwika. none se muri mu nkambi hari interahamwe zigeze ziza mu nkambi? Zaraje Yusuf zaraje, uburyo zaje aha hakurya hose wabonaga icyari cyuzuye abantu. Hari kuri 21 ndibuka z'ukwa gatanu, z'ukwa kangahe, z'ukwa karindwi cyangwa kwa gatandatu, Abafaransa bataraza. kuko bavugaga ati n'ubundi inkotanyi zabegereye, ni mu bice basange. None se muri hano akantu maza kumva, mukigera hano Abafaransa bari bataraza cyangwa bahari? Basanze Abafaransa ntimwabasanze? Ntabwo twasanze. Mwarinzwe nande? Icyo gihe hari umusirikari wari generali, ubwo bamaze kutugeza hano, nimba yaramenye ko bari butwice, imodoka yaje yuzuye abasirikari. Bavuga menshi? Bavuga menshi. Yaje yuzuye abasirikari nibo baturinze. Kuva rero bavuga menshi yatuzana nabo basirikari biwe, nta muntu wongeye kudukoraho. Ubwo bagiye ari ukubumvisha ko inkotanyi zishe, nabo barihungira baragenda. Abafaransa bakomeje kubarinda. Abo bantu babavuga menshi. Abafaransa noneho rero baje basanga abo babavuga menshi bahari. Yego, baragumana. Bahise bigendera. Bagomesha bose bigendera. Hasigara Abafaransa. Abafaransa mwabanye mute? Abafaransa rero ikibi cyabo, watambukaga gutya kubaza ngo uri umuhutu cyangwa uri umututsi, ukamubwira ati uri umututsi, akagusubizayo, ariko akagukurikira akakubaza ngo ese ngo zahabu iri he, akakubaza zahabu, akamubwira ati nta nubwo nyizi, nta nayo, ahubwo akakubaza ngo umukobwa mwiza ari he. Hari abakobwa basanzemo se mu nkambi barabatwara? Hari bahari bajya babasambanya. Nibyo byemera? Byemera, bajya babazamura hano haruguru, kuko bamaze kumenyera. Nabo barateye inda babyaye umwana waho? Ntawe bateye inda, ntawe basambanyaga, nibyo kosa bakoraga. Ariko baranabarinze yenda, nicyo bamariye Abafaransa bagenda. Izo nterahamwe ntabwo zongeye kutwakura, ntabwo zongeye kutwakura. Ntabwo zasagamo? Zadusangaga mu nkambi. Hariho zishe se interahamwe? Uretse uwo muntu batwikiye hakurya mu nkambi nyine zibasanga mu nkambi hano, hariho zishe. Hari n'uwaseseye mu nkambi, araza agezemo epfo bamubonye, ahubwo amahirwe ye yagize ni uko impunzi zitagiraga ingufu, baramukubise benda kumwica. Ariko nta ntamwe zaje kubiciramo aho ngaho, abajandame barabarinze? Baraturinze. Nta ntamwe zabiciyemo aho ngaho? Ntazo. Mwamugarukiye? Ntazo. Ntabwo zinjiyemo ngo zibice? Ntazo. Zarazaga zikumvikana n'Abafaransa, Abafaransa bakanga. Ntabwo twagendeye rimwe, kuko baratubwiye ngo igihe kirageze ngo musubire iwanyu. Bande? Ubuyobozi. Ni Croix Rouge. Abandi basirikari baje b'Abacadi, baba Ethiopia. Nabo baradufashije ahangaha, ibintu byose bishoboka nabo barahageze. Abasirikari baraza, ariko kuva bahagera nta muntu n'umwe wongeye kuhakura. Baraje barazenguruka inkambi, bayizenguruka baratwirukamo cyane. Abafaransa baragiye, barangiye baravuga nyine, bavuze mu zindi ndimi tutanazi tutamenye, ariko ubwabo baradufashije. Nta muntu wongeye gupfa icyo gihe, n'abaturage bahaga birirwaga ku muhanda bareba. Nta wajyaga gusarura kuma muturanye hafi aho? Kirazira. Mwari iby'impunzi? Twari iby'impunzi. Ariko mwumvaga amakuru y'iwanyu ko hari aho? Kuko njyewe ubwanjye nabashije nk'uturoknya inkambi, amahoro amaze kuboneka, barambwira ati
hari umuntu wasahuye imyenda yanjye kuko wabonaga ntacyo twambaye. Naragiye ndagenda ngira mu kigurwe mfata konseye navuga ati nje kureba runaka niba asahuye imyenda yanjye. Nabwo ukuntu mwavuye hamute kugira ngo twe kumubona ibihari. Ukuntu twavuye aha ngaha mwavire rimwe imodoka zose bapakira cyangwa ibiti. Buri muntu yatashye ku giti cye. Kuko abenshi bangaga kuva hano ngo ntaho bajya. Noneho uwumva abishoboye agatura utwe akashyira ku mutwe akigendera. Akajya mu rugo iwe? Akajya mu rugo iwe. Kuko bari baduhaye amashitingi, ya shitingi warayisamburaga ukayizinga akaba ari ujyana n'ubundi. Ubuyobozi bushyashya nyine bw'iki bw'intara se bwa perefegitura bishyashya cyangwa abo basirikare baba Ethiopia nibo batugana ngo mutahe natwe turagiye. Mugasanga mu rugo ntacyo nta mpunye mwahize mugize mu ngo se nta nteramwe zari zirimo ntaki nabo baratubonye baratwikanga. Kuko nkuko ngiye nageze iwanjye njya muri ka gashitingi ndakagondeka ariko ibintu byose barashenye ariko inzu nagiyemo y'ibyatsi nibo ubu rero mubayeho mute? Ubu ngubu tubayeho neza n'ukuri tubayeho neza turatekanye tubana nabo turashyingirana turasangira nkanjye ubwanjye maze kubashyingira 5 kandi nta kibazo muri ubwiyunge burahari nk'ubu ngubu bw'ubumwe n'ubwiyunge buhari bafasha abantu bacitse ku icumu bafata n'abishe basabye imbabazi dukora itsinda n'ubundi ndibereye perezida wabo. Yego nawe perezida yibuka harya? Ngiye perezida yibuka mu murenge wa Nkungu. Ubu rero nabo ngabo abana banyu barize ndetse mushima inkotanyi. Inkotanyi ntacyo tutazishima uko twari dutashye tumeze iyo batadufata mu mugongo twari gushira ariko abana barize baratuvuje turavurwa baratwubakira usibye ko inzu zishaje nabwo bakaba baratubwiye ngo nidukore urutonde turebe inzu zishaje bongere badufashe kandi nabyo turabishima bazadufasha kuko nta kintu bajya batubeshya umugambi batugire wose ubyubaho.